nkoresheje audio ngira ngo mbigishe ukuntu wakoresha iyi Lina Finance. Gukoresha Lina Finance ntabwo bigoye. Icyo nshaka kubigisha ni inzira ushobora gukoramo deposit, inzira urabona ko hari n'amafaranga aje. Aya ngaya nayo mbikuje mu kanya mu minota nk'itatu ishize. Ubundi atinzwa na confirmation kabisa. Ubundi muri mu mabwiriza avuga ko bifata hagati y'iminota 3 n'amasaha 3, ariko nabonye binyaruka cyane. Twihuse, iyo ugiye kwiyandika urabanza ukareba umuntu waguhaye linki, ugafata linki yiwe yaguhaye ukayikirikaho. Iyo umaze kuyikirikaho uhinguka kuri iyi page. Ukimara kuyihingukaho rero ukabona iyi page, ahangaha huzuza amazina yawe yombi, ahangaha ukazuza email yawe, aho ukazuza password, nanone isa niyo wujuje hano hejuru, ubundi ugakanda register. Hanyuma rero akantu gakunda kugora abantu ni iyi password. Iyi password igizwe n'inyuguti nkuru. Urugero ushaka bakoresha @Rwanda, kandi kuri show kugira ngo mubibone, Rwanda 2024 ni nk'urugero. Ino password yujuje ibisabwa kuko irimo akatozo, ikabamo inyuguti nkuru n'intoya, ndetse ikabamo n'imibare. Hanyuma ugahita uzana hano ukahandika nka bya bindi. Ubu ino password yujuje ibisabwa, nicyo kintu gikunda kugora abantu. Twihuse, iyo umaze gukanda register, uraza ugakirika kuri application yitwa Gmail, ngira ngo murayibona. Iyi application iyo ikanzeho uhita ubona akamessage kakubwira ngo confirma email yawe, confirma konti yawe umaze gukrenya. Biba ari itegeko, ari n'ingenzi kugira konti yawe yemerwe, nuko uza ukayiverifiya. Iyo umaze kuhakirika hano uhita uhinguka muri site n'ubundi ya Lina Finance. Icyo gihe uhita ukirika ahangaha hejuru, ugahita ubona login. Iyo umaze gukirika login, bataguha ino page. Hanyuma ahangaha ukahuzuza email yawe, ahangaha ukahuzuza password wakoresheje wiyandika, ugahita ukanda hano kuri sign in. Hagati aho tukiri kuri ino page, hari abantu bikundira utuntu tworoshye batagiye gushaka link ya plan kugira ngo babone uko bajya muri site cyangwa se muri business. Hari akantu ngiye kubigisha. Uraza ugakirika hano kuri utu tudome dutatu ku bantu bakoresha Chrome. Iyo hakiritse uramanuka ukashaka akajambo kanditse ngo add to home screen. Ubwo ubikora ukiri kuri ino page ya login. Hanyuma iyo hakiritse bahita bakubaza ngo install cyangwa se create shortcut. Njyewe ndahitamo install. Hanyuma nimara guhitamo install, mpita nkirika hano kuri install. Urabona ko kari kwinstallinga. Icyo gihe iyo kamaze kwinstallinga karangiye, ujya mu application yawe ugahita ugasangamo. Ahangaha birakoroheye, ugiye kujya muri site uraza ugakirika kuri ka app washyizemo, ugahita uhinguka kuri page mu buryo bwihuse. Ugakirika, njyewe nuko nakoze nayisevinze, ugahita ukanda kuri sign in. Iyo ukanze kuri sign in uhita uhinguka muri konti yawe principal. So twihuse, urabona ko amakomisiyo, inyungu biraza neza cyane. Ahangaha nagira ngo mbigishe uko biyandika n'ukuntu binjira muri account. Video ikurikiraho niyo kukwigisha ukuntu ushobora gukora deposit, ukuntu ushobora kubikuza n'ibindi bitandukanye.